bimeze bite se? Wowe Imana igisa. Man, kuba wiziritse hudu cyane ubwo uba wakwamiye mu kira. Cyahise man, usibye sose comedy hari ikindi uzi cyankwamisha. Man David nawe urigengo mwana ukerana ibintu nk'ibyo. Ako man nawe urigengo uzi ko man ubwo ushatse kuvuga ko zose comedy utayizi. Shawa kapo naba nkubeshye kabisa. Ahubwo se tugenda unyereka ahubwo kagira inkuru. Ngwino nkwerekera abana b'ikinyejana mwana. No man, wewe ngwino baradenze po man. Ntaje David nagatangaye. Ubundi no wapfaga kuva iwanyu ariko aho zose comedy yaze no kwirirwa ibikari. Ngaho ibazo uri kuvuga utaranababona. None nuwabona biracurike. Man David, kahise ibintu bawe mebi bari oje one ngiye gusa mbabara binyereka. Gusa biranangaje. Bigutangaza. Uri gutinda sana hano telefone gusa njye uri kubona nshaka kwirebera zose comedy. Aman kuki utarabambwe ko zose comedy bikora muri iyi minsi? Bega zose comedy shakira mbatiro. Akumandre ukuntu ugize umuntu usukurira no kumubita noneho kazibeshye kaza no mu bukwe bwa Shangazi.